bagira ngo mwereke ko igihe cyose uri kumwe n'Imana uraterwa hirya no hino. Ntabwo kuba turangije ibikorane bikwiyeho guterwa, nta nubwo kuba turangije amasengesho bikwiyeho guterwa, ahubwo hari n'igihe ibitero byaza kurusha ibyo twari turimo. Ariko ni ikimenyetso. Nibaza ko mwese hano abataragira abana barabagize cyangwa mwaturanye nabo. Nta mubyeyi wafata uruhinja ngo arumwumbati, bibaho. Rero niba utaruha umwumbati, nako data ataguha ibintu bikomeye. Nuko bigutera ubwoba, ariko burya biroroshye. Amen. Biroroshye. Ndashima Imana, ngiye kuganira n'abantu bakomeye. Muzi ko ndangije icyumweru, ariko abantu bakomeye cyane ngiye kuganira nabo nabo uyu mugoroba. Burya gutegura igiterane cy'abantu bose no gutegura igiterane cy'abantu imitima yabo yuzuye ibisebe ntabwo biba byoroshye. Yego, ariko reka tuze kwifashisha ijambo riri muri Rusi. Turasoma igice cya 2 n'umurongo wa 2. Turaza kwihuta dusome igice cya 3. Dusomera igice 2. Asoma izina rya Yesu. Igitabo cya Rusi 2:2. Rusi wa munyamuwabokazi abarira Naguye ati ndakurangende mu bihugu mpumbe uduhumba nkurikire wongera ubuntu. Aramwishyura ati genda mukobwa wanje. 3 aragenda ahumba. 3:5. Mu gice cya 3 rimwongeza kuri 5 bavuga naho Nawomi nabukora mubaza ati mukobwa wanjye sinokurangira urugo kugira ngo mererwe neza, none heriho waje mu muryango wacu mw'abana n'abigeme biwe. Umve iri joro aragosorera sayiri kuri yaboga, nuko wiyuhagire wisige wambare imyambaro yawe umanuke uje ku mbuga, ariko ntumwiyereke atararangiza kurya no kunywa. Nuko rero niyaryama witegerezaho ajya kuryama, nawe ujeyo worose ibirenge vyiwe uryame, nawe arakubwira ico uja gukora. Aramwishyura ati ico umbwiye cose ndagikora. Amen. Hari abantu turi guterana batarashaka, bakiri abakobwa ngo bagire bati nibo benshi. Ababyariye iwabo nabo ni benshi, abapfakaye si benshi cyane. Ariko ababyariye iwabo ahubwo si bo benshi cyane. Ababyariye iwabo bagira bati murabibona si bo benshi cyane. Bivuga ngo ababyariye iwabo, ubundi kuba warabyaye utarakobora cyane umukobwa, uno umuntu ava ku ijambo umukobwa iyo bamukosheje, icyo gukobwa musi bagukosheje ubu usohotse mu bakobwa. Bivuga ngo n'abarubatse bagifite ideni haracyari ikibazo. Twari abantu bafite ideni, hari abakobwa, hari abantu bubatse urugo abagabo babo barimo amadeni. Ushobora kwibwira ko muri uganiriye nabo bana nabo barahari, barabwiye ngo bazabishyura. Uzi kubana n'umuntu utarakwishyuye yose. Amen. Haleluya. Arongera asomere yihuse nanone mu itangiriro.
24 nurangiza usomere kuri 55 55 kugera kuri 56. turasoma mu izina rya Yesu itangiriro 24:5-6. Musaza wa Rebeka na nyina barabisha bati hinge uwo mwigeme tumane iyindi minsi nk'icumi cyangwa isahaga mweze mubone kugenda. Arabishura ati ndaca mu ntebereza uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha nimunsezere nsubire kwa databuja. Amen. Haleluya. Hagarariye second chance ministry cyangwa family. Imana ijya kumusanga nari ndimo kwinginga hari muri covid, numva ngo niwanjye n'umugisha wo kugaburira abana ajya numva inkuru. Murabizi mu Rwanda abantu bamaze amezi 6 mu nzu, ariko mwakira inkuru ntabwo nshunge itorero rifite ubushobozi cyane, abiganjemo cyane ni abantu boroheje. Numva afashwe n'agahinda ko kwibaza ngo ba bantu umuntu atari kubasha kugera aho yibura ngo amuhe ibiryo by'ijoro rimwe bamerewe gute. Ariko mfata igihe cyo kujya mpamagara. Nari mfite uruhinja, nari mfite accident, naraguye muri douche, mfite inda nkuru, narababaraga. Nibaza ko mu myaka nzi yo kubaho kwanjye ubwo bubabare nibwo nzi cyane. Narababaye kuko naguye ndifite 7 mois, hama nkajya mfata ibiti. Niba narayirushije imbaraga kuri wimwa ndongera nako, kandi iyo mwite mba ndi munini ndetse n'inda nini. Abaganga babuze ikintu bankorera, barambwira bati gusa uraza gutegereza. Ariko kuri 7 mois barambwira ngo ndabyara umwana ajya muri neo, nibaza igihe nzabera muri neo ajya mitamo iyo miti kugira ngo nkomeze. Nabyaye neza, nta mwana wagiye muri kuveza. Nibwo ubwo bubabare nari mfite muri iyo minsi nashatse ikintu nk'Imana kugira ngo ba bantu nibura numve ko umutima wanjye hari ikintu nabahaye. Kubw'abantu numva ntageraho, kubw'abantu ndi kumwe igikoma ariko sinzi ko bakinyweye. Mara amezi hafi 3 ndyama kuri sima ku makara. Nagize bwa bubabare nari mfite, nagize kubwongera kuryama ku makara, kandi numva mfite ububabare. Abwira Imana ngo Mana, kuri ubu bubabare niyongereyeho kandi untabare nanjye umuntu nzi ububabare. Ndashima Imana ko ayo mezi 3 yarangiye ntarumva umuntu wishwe n'inzara mu bonzi. Narahamagaraga numva ngo baduhaye ibi, aba badusuye, abazituje. Ndavuga uko biri kose hari ikintu Imana iri gukora. Nongera nkajya numva nuzuye amarira yo gusengera abamama b'Imana. Igihe cyose nuzura umutwaro w'umumama uri kwirerana umwana, kuko nzi ububabare n'uburibwe ukuntu bibabaza umwana kukwaka ikintu ukakibura. Birababaza. Nanjye umuntu uzakwirariraho n'imbaraga z'Imana zishobora kugufata, ariko icyo ushoboye cyose muri ako kanya wagikora. Bigira ububabare kubera ko numva ari ikintu gikomeye. Fata umwanya wo kurira, niho second chance yavukiye.
muri ayo mezi nari ndi kuriramo ajya mbona abadamu ijwi ry'Imana rirambwira ngo bingingire gusa nanjye ndabaha ayandi mahirwe. Hashize iminsi numva wa muntu aragarutse gukomeza ubingingire ndabaha ayandi mahirwe. Ndavuga wow, hari ayandi mahirwe. Nuko second chance yaje mu buzima bwanjye. Noneho ntangiye kubivuga nsanga uko isi yose ikeneye second chance. Nuko yazamutse kubera ko nabihagurukiye ku mumama wirerana umwana naho bikomereje nzamukira aho ngaho. Nzamukira ku mumama wirerana umwana wese uko nzi ko niwe numvishe iryo hishurirwa. Ntangira rero kwikorera imitwaro yabo atari ukuvuga ngo ndifata Debora nisubiza hahantu. Ndahisubiza nkajya nkurura intambara, nkajya nkurura ibihe bishobora wenda kuba birenze ibyo wanyuzemo, nkagenda bikurura. Imana ifite byinshi cyane yagiye imishurira ndetse na byinshi cyane yagiye iganiriza. Reka mbanze nganire ku mumama wirerana umwana. Yego, hano twumvisha umugore witwa Rusi, sibyo? Umugore witwa Rusi ntaho Bibiliya itubwira ko yari afite umwana, sibyo? Kubera ko amaze gushaka yarapfakaye. Noneho apfakarira mu rugo rundi rwapfakaye. Abura amahirwe yo kwitwa umugore, abura n'ayo kwitwa umukobwa. Urumva ayo mahirwe? Kandi ntabwo ari we wabigizemo uruhare, ni ibihe byabimuteye. Ikintu kinini nahuye no muri uru rugamba, nabanje kubona ko buri muntu wese waba yarabyaye igihe afite umwana ajya abanza mbere ya byose akiyambura amahirwe. Ikintu ko cyumva, akiyambura amahirwe, akiyambura ibyishimo, akiyambura umunezero, akifata akishyira muri gereza wenyine. Yamara kwishyira muri gereza akarwikatira. Yego, igihe cyose bivuga ngo wowe uraho waba urera umwana waba ugize gute, yaba akivuka yaba akuze yaba bigenje gute, usanga uwo mwuka ukugendaho wo kwiyanga, wo kwiheba, wo kwiyambura amahirwe, wo kwishyira ahantu muri gereza, wo kurangiza kwishyira muri gereza ukarwikatira. Noneho bya bintu bwa buzima urimo ugatangira kugushakira abandi bagushinja ibyaha, kubera ko wabwikatiye uhura n'abagenda batsindagira bongera ibindi. Uyu munsi ndashaka mbabwire ikintu kimwe. Nibaza ko hano muri Uganda nako mu Burundi haba carte SIM za limited, hakurikiraho iza Leo katugenda. Nibaza ko nta muntu ushobora gusoma message za Leo ari muri limited. Bibaho? Ushaka kumenya amabanga ya limited winjira muri limited. Ushaka kumenya ya Leo ujya muri Leo. Ushaka kuyamenya yose uzitunga zose, sibyo? Uyu munsi ndashaka abamama baraha bafite abana, ndashaka kubwira ngo ikirere winjiramo niyo connection wakira. Bivuga ngo andi mahirwe kugira ngo aze ku buzima bwawe
nukuri bwiterure wikure muri iyo connection. Iyo wishyizemo connection yuko abagabo ari babi, ntuzigere uca mu muhanda urimo abagabo beza. Iyo wakiriye ko bose ari abagome, ntuzigere usurwa n'abeza. Iyo wakiriye ko baragapfa barakipfusha, uhura n'abapfuye bahagaze. Iyo wakiriye n'ingegera gusa, ntazi gusa intuzi. Ndi kukubwira ikirere, umumama wirerana umwana sirutu baramwanze baramuhemukiye, icyo nicyo kirere abamo. Yego, iyo uba muri icyo kirere wari warakongereye ibikomere, uba mu kirere cy'ababyeyi babi, biragoye kubona beza kandi warinjiye muri simukadi y'ababi. Uri uranyumva neza? Iyo wamaze kwakira gutyo, icyo kirere kiragukoroneza, ukazageza ku rwego ukoroneza uwo wakibyariyemo. Tukumvikana? Turatumvikana? Kubera ko rimwe na rimwe kamere muntu yikunda, sibyo? Ubundi ntabwo ari rimwe na rimwe, uburyo turemyemo turikunda, sibyo? Biragoye ngo wakire amakosa wagize mu rugendo wanyuzemo, biragoye. Kandi iyo utarakira ayo makosa, kuvuga umugore wabyariye iwabo, sibyo? Iyo utarakira ayo makosa, biragoye ko Imana yo kwera gakiranuka ikugenderera utarisobanukirwa. Yego, ukicara ugasanga uratinze. Rimwe na rimwe hari impamvu nyinshi zigutindije, ugasanga uri kuvuga ko Imana yatinze, ariko hari ibikuta utarasenya. Kandi rimwe na rimwe ibyo bikuta byubatswe nawe bitewe n'agahinda n'umubabaro. Ibi uraza no kubisanga cyane ku bapfakazi bakiri bato. Hari ibikuta byinshi twiyubakira, ugasanga natwe biragenda bidutangira, ukajya ugira ngo Imana ntihari, irahari. Imana ishaka ko urukuta wiyubakiye nta wundi muntu uzarugusenyera, ni wowe uzaruhishurirwa urwisengere. Ikintu uri kucyumva? Yego, abakobwa benshi babyaye iwabo bajya bagira amakosa yo kutakira ko bahemukiye sosiyete. Abizi ko nimwe bake, ko nimwe mereyeho, kugira ngo ibyo bikuta nibisenyuka turabona Imana. Amen. Kwakira ko wahemukiye sosiyete, kabiri kwakira ko ubwawe nawe wihemukiye. Uhora ubona ko umusore yaguhemukiye, ariko ntubona ko wihemukiye. Noneho abanze kugufasha umwana batindi gusa, kandi ntabwo wakira ko wabahemukiye, kuko icyo bari bagutegerejemo si cyo bakubonye. Isi iragoye kukubyara umunezero kandi warabaye impamvu yo kwiyambura umunezero. Haleluya. Ese hari uri kuza kunyumva? Imenagura, yego, ukabanza ukamenya umwuka watumye ubabaza ababyeyi, kuko Imana ni umubyeyi, sibyo? Amarira n'agahinda biba bitarava muri icyo kirere nubwo barenzaho. Hari ijambo abantu bajya bavuga ngo ubyaye ikibazo agira ate? Arakirigata. Yego,
hari ibintu ababyeyi barenzaho ariko ntibavuze ko batashize. Yego, kugira ngo isi n'abantu batabiha barenzaho. Niyo mpamvu iyo ukomye gato bagukubita ingunguru y'imigambo, aragenda akagushakira ijambo rimwe utazibagirwa ubuzima. Burya riramucitse ariko nawe rivuye mu gisebe kitari kimworoheye. Yego, iyo utarabasha gukira aho hantu ngo wowe ubwawe uhikize wiyakire, icyo nicyo kibazo gikomeye Imana yavuye Pst Debora nubwo batari bahari, ariko kwakira ko njye ubwanjye nihemukiye, kandi nihemukira kubera amajwi menshi. Rimwe na rimwe amarangamutima yanjye ajya arusha. Hari igihe amarangamutima yawe ajya arusha ibintu byinshi imbaraga, ukazabibona nyuma utakibasha kwigarura. Ego, kwakira kw'abantu bose batagufasha umwana, kubyakira kw'impamvu badashinzwe kugufasha umwana ari uko batigeze no mugutuma. Ntabwo mvuze ubanza rikomeye, ariko nicyo kibazo cyinshi bagira. Kubanza ukabyakira, uwamugufashije ukamubona nk'aho ari mirako, ukamubona nk'aho ari marayika, ntumubone nk'aho ari inshingano. Bigufasha gusenya ibyo bikuta, kandi bikagufasha ko nabo bagufasha kwakira wa mutwaro, bakumva bakwifuza kugenda. Ibi bintu ni ibintu umuntu akora ashira. Yego, ntabwo ari ibintu umuntu akora yoroshye cyangwa yorohewe, ni ibintu umuntu akora ashira. Kwakira kw'abana wabyaye uri mu marira, abo bana bazi ikintu cyitwa kurira. Umuntu ashobora no kubareba bakarira, noneho nawe ukaza, ariko abantu banyagira abana akakagenda bakareba ntibageraho. Akana kawe karemye mu marira. Ibyo bintu numara wowe kubyakira, nzi ko muri wowe, kuko umuntu kenshi wabyariye iwabo, mwingingira cyane kutarwana intambara yo hanze, kuko iri muri wowe niyo ibiremereye. Kurwana n'intambara iri muri wowe. Yego, kurwana n'intambara ibiri muri wowe, iri hanze ntabwo ikomeye, ahubwo iri muri wowe niyo ibikomeye. Iyo utabashije gusenya iri muri wowe, Imana ijya igutinza udafite ikosa, ahubwo iri kwanga kujya kubabaza umwana w'abandi. Ntabwo Imana yanze kuguha umugabo, ariko umugabo uri bujya guturaho ibikomere wakuye ahandi, wibuke ko nawe umukunda. Kenshi na kenshi ntabwo wirukanswa n'urugo, wirukanswa no kwihisha abantu. Iki kintu ko cyumva, ntagire uzongera kusuzugura, ntagire uzongera kugira ute. Umugabo urimo uramureba ukamubonamo umutaka ugiye kuguhisha abakureba, ugiye kuguhisha ibikomere, ugiye kuguhisha ibiki. Noneho Imana yakwitegereza wa mugabo nawe ikamurebamo umutaka, ntabwo azi kurya neza, ntabwo agira abamwigira. Imana ikareba iti bariya abantu kugira ngo bahuze igisasu cyake, reka buri wese mugumishe we n'undi we, buri wese arwane n'igisasu cye. Ibintu biri muri wowe bikajya bitinza igisubizo cy'Imana, atari uko Imana ihari, atari uko Imana ikumva, ahubwo nuko wikunze cyane, ushaka kwibera cyane, sibyo? Ushaka kwirenganya cyane, ugatuma Imana ntishaka ko wibabarira. Amen.
none aha ndibona kubwira Imana iri Alpha iri Omega. Birashoboka ko wabyaye uzi Imana, ariko birashoboka ko wabyaye utanayizi, sibyo? Uretse no kuba, sibyo, uretse no kuba uri umukristo cyangwa ari umukristo, nibaza ko nta mukobwa wicaye aha utazi ko gusambana ari icyaha. Yego, sibyo? Erega n'abariya bose mureba batabyaye utagira ngo ahubwo we dushima Imana ko wabyarira turi muzima. Bandi bagenda ari banyanibiye ba nyina wazanya kwigendera tutazi aho bashyinguye. Suko nabo batabyara, wowe wemeye kubyara nuko ufite umutima, wowe wemeye kubyara nuko uri umuntu, ahubwo wahuye n'igikoko cy'umuntu. Amen. Haleluya. Umukobwa witwa Rusi yari yashatse muri uyu muryango, agiye kubona abona umugabo arapfuye, ariko ahagarara hamwe, amenya ko ibyamubayeho we wenyine arabyirwanira. Twese uko turaha, ndabizi ko harimo n'abubatsi ariko ni kuvuga ubu nimugoroba batarubaka. Twese uko turaha twagira umugisha wo kumenya Data wa twese uri mu ijuru. Nyuma y'ibitubaho nuko ufata igihe cyawe ukakura amaso ku bintu ukomatana na Kristo gusa. Kristo niwe mugabo wenyine ushobora guhagurutsa undi mugabo. Amen. Haleluya. Kristo niwe mugabo. Kabiri, Kristo yakira umuntu wiyakiriye. Nyuma yo kumwakira nk'umwami n'umukiza, akeneye ko wiyakira, sibyo? Igihe cyose utariyakira, biragoye ko Kristo aza kukuvangira mu buzima bwawe. Akeneye wowe wiyakire. Yego, Kristo akunda umuntu wese wikunda. Amen. Ugira gute? Wikunda. Yaravuze ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yes. Nibyo nababwiye, igihe cyose umukobwa yamaze kubyara ahura n'umwuka wo kutikunda. Gusanga ntakikunda ikunde. Yego, igihe cyose dufite abana tujya tubanza kwiyanga, tukiyambura ubukobwa bwacu kandi nta wabutwambuye. Abakobwa rero bari kumva, wikwemera isi itaragukosheje kukwambura ubukobwa bwawe. Mu mutwe niba ikirere uri kukibwira ko bwarangiye, ongera ubwisubize. Umva ubihakane, bwira ikirere ngo ndacyari umukobwa. Kuko pozisiyo uri kwishyiramo muri yo, muzi ko ikirere kirema se, pozisiyo uri kwiterekamo ijuru ntiriyizi. Ijuru rimanura gifti z'abakobwa zamanura gifti z'abagore ninde wahikuye? Ni wo. Kubyara ntibyakwambuye ubukumi bwawe, iyo si yabukwambuye, sibyo? Ntiyigeze igukosha. Umunsi uzi uba niyo mpamvu inkwano zanjye nazibaze ku mugaragaro, kuko maze kwakira iki kintu. Njye Debora navuye mu bukobwa mbyaye kabiri, uzabihinyura biramureba. Ibyo nzi nuko nyuma y'abana babiri nibwo navuye mu bakobwa. Inda abandi bavuga ibibona, maze kubimenya narifashe niterekamo.
kumbwira ko indigera hariya birakureba iyanjye n'iyi nkumi kumbwira ko ngana nk'abakene birakureba njye ndi inkumi ya Yesu njye ndi umukobwa wa Yesu nshuti yanjye nushaka umufite batanu ongera undi nkumi ongera ugira ute ongera nta muntu uri buhagutereke ubwo itegereje ko bahagutereka umva iterura ahantu witereka ahandi no hariya ngo pi itereka nawe wamabwira rusi atuma nkubwira wa mugore waciye atari kurangingira kugenda uti njye nzajyana nawe abantu bakwingingira kuva mu bakobwa barakujyana bumari aho igihe bahereye umuntu arakwita mama yigeze agutahirwa ikirere urakibwira ngo wabaye umugore ukakibwira ukuntu wabaye umugore amaso yawe akajya kwereka stile z'abagore waba uri kurya ukicara ukarambya ukarya isiniya y'ibiryo ngo wabaye umugore ninde wakwigize umugore ni umugore wanjye ubona kuri kwiyanga erega haje terime ngo nzirira nambare bubu urambara bubu ninde wakwambitse bubu Mana ishimwe Rusiya Haleluya Amen wowe ubwawe ni wowe uri bwisubiza ako gaciro isi yakwambuye cyangwa wakunze yakwambuye urakisubiza simvuze aho abantu bareba nibashaka bakwite mama kaboyi cyangwa gafiye birabareba wowe ubwawe jya muri Yesu ubwire Yesu uti ndacyari umukobwa amen umwana ndakubwira ngo subira wikunde akajya ararira kabiri subira ubabarire papa wawe kandi ukunde papa wawe bivuga ngo uyu mugore yashatse impamvu arayibura ayibonye kuko ubyaye papa wawe abuze icyo avuga kuko wabyaye ariko utarabyara yabashije kukurwanirira umaze kubyara bananiwe kukurwanirira impamvu yananiwe nuko nawe igikomere wamuteye cyamaze kumurusha imbaraga yego umwana yajarira ibi nanjye byambagaho kera umwana yarira ariko rwacecetse uzajya ruva ibibazo se yanyehe ruve narwo rurire ziba vuba urinda ubaho utaragira umwana ruhora rurwara umwana musubiza agaciro ke usubiza agaciro ke wumve ko ari gift iteye ubwoba wabonye amen haleluya Rusi aravuga ngo mva mubwire ndagendana nawe aho uzaba nzagwaho aho uzajya nzajya igihugu cyawe kizaba icyanjye ubwoko bwawe buzaba ubwanjye imitima yacu igikora ikosa nongeye gusoreza kuri aba bakobwa twagaruka igikora ikosa tujya kuri Yesu tujojoba amarira Yesu akayakamya sibyo tukajya kuri Yesu isi yaradutaye Yesu akongera akatwoza tukamugeraho tuboroga akatwomora ibikomere akaduha ubundi bwiza mu gitondo kubera ko tutigeze dusinyana nawe akaramata hakaza ibindi bintu bije kudupima maze dore reka mubwire abahungu
utigeze uhura nabo bagatondeka umurongo, amafaranga utigeze wakira agatonda umurongo, ibintu byose utakiriye bigatonda umurongo, ntabwo byagukunze, byaje gupima. Abamama bari birerana abana benshi naho bagwira, igipimo kiraza. Iki gipimo nikijya gitinya ntabwo kijya gitinya n'abashumba. Iki gipimo ntabwo kijya gitinya abavugabutumwa. Nabonye abavugabutumwa bagwa kuri iki gipimo. Iki gipimo kandi tukibagirwa ko Imana turi guhamagara ni Imana y'uyu munsi rero. Yego, ndaza kugendana ubufatanye na ba bakobwa bakuru. Aravuga ngo ariko musaza w'uwo mukobwa na nyina baramusubiza bati, ni mu Itangiriro 24:5-5, baramusubiza bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho azabone kugenda. 10 kuri icyo gice n'ujya hirya 10, kuri 23, reka dusome 13. Haravuga ngo dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohokera kuvoma. Aha ni 24 kuri 13 Itangiriro. Uhasume namaze kubwira aba bakobwa kongera kwikunda, kongera kwisubiza agaciro, sibyo? Kubabarira, yaba yaragukubise igikomere giteye gute, kubabarira. Ntabwo nitaye uburyo yagukomerekeje, ariko muri wowe mubabarire, ahari cyangwa adahari mubabarire. Magambo bakubwiye bababarire, ababyeyi bawe niba ubafite bababarire, niba ari abakurera bababarire, umutima wawe wature ngo ndabababariye. Biranashoboka ko bakurenganyije barushe gukiranuka. Yego, birashoboka pe. Sinzi inzira wabashije kunyuramo, ariko igitumye uri kwirerana umwana. Ntushobora kwirerana umwana w'uruhinja ngo umugeze ahantu ugeze utarakomeretse, sibyo? Ikintu cya mbere uri gukora, urakora intambwe yitwa kubabarira. Urababarira umukobwa, ubabarira umusore, ubabarira mwene wanyu, ubabarira uwavugiye ku munwa n'uwavugiye mu mutima, ubabarire. Ubabarire ibyo bagambiriye, ubabarire ibyo batagambiriye. 2, wirenzeho, wibabarire. Nawe ubwawe wibabarire, wiyakire. Simurako muri aha ntabwo utagiye kwicarana n'umwana, ujya mu isi y'umwuka, usaba imbabazi umwana wawe, usaba umwana wawe imbabazi. Izo etape iyo utarazikora, uwo mwana nyumugaruka kurwana n'ingaruka z'ibyo wamubabaje, ko cya kirere kiba gihari. Yego, kirere cy'umwuka kirakora. Yego, umugore witwa Rusi wenyine arihambura, aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Kiriya nicyo bita separation. Nitandukanyije n'iziwacu nje mu iwanyu. Yego, nitandukanyije n'iby'iwacu nje mu by'iwanyu. Aho uzagwa niho nzagwa. Bivuga ngo aho nari kuzagwa nzagwa wowe uzagwa, aho uzajya niho nzajya. Bivuga ngo inzira zindi nari mfite nzivuyemo, ngiye mu nzira yawe. Urumva ukuntu ikirere ari kukirema. Yego, twasomye ahandi 24 kuri 13.
13 itanguriro 2023 mpagaze kw'iriba mpagaze kw'iriba kandi abakobwa babo mu gisagara basokoroka bazi kuvoma ndasaba ibe bitya umwigeme ntibubwire nti ndakwingize urutse umubindi wawe nk'uko akanyijwe ati mwako n'ingamiya zawe ndaziha zimwe uyaba ari we watoranije isa umusabyi wawe. Ibyo nibyo bimenyesha yuko ugiriye neza Natanguje. Bibiliya yanjye iravuga ngo dore mpagaze ku isoko abakobwa baho mu mudugudu basohokera bajya kuvoma. Ndakwinginze umihirwe uyu munsi ungirire neza Databuja. Dore mpagaze ku isoko yego bibe bitya mukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe mweho. Akansubiza ati nywaho nuhira n'ingamiya zawe. Aba ari we watoranyirije isa ku mugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ungiriye neza. Mwumvishe ko abakobwa babyaye mu izina ry'Imana Data wa twese n'umwana w'Umwuka wera basubije kuba abakobwa. Wari wabirambuye imbaraga ze ziteshwa agaciro. Uhereye none ijuru babone nk'abakobwa. Yego noneho ndashaka kubwira ngo igihe cyose umara isezerano ikuvugana wa wundi wari ufite igihe cyo gushaka wari ugeze igihe nawe wabyaye ku wabyaye we rero reka nkwinginge ntacyo ukigaho warakuze n'ugutereteje ugenda. Yego hari ibintu muri bise reka mbabwire niziye mpanuro reka hari ibintu rero bisigaye byaraje ubu bari kwiga ikintu wiga kuko ni igiki. Niyo ndavuga mbere y'uko uba umwana w'abantu ujye wakira ko uri umwana w'Imana. Sibyo ikintu cya mbere kizanesha urugamba ni ukwakira ko uri umwana w'Imana. Kandi Imana Data, Imana iri papa wawe ikaba na papa w'uwo muzabana. Yego twese twafashe strategy z'isi itubwira cyangwa iduha. Yego twirengagiza imbaraga z'iby'Imana itubwira. Amen. Haleluya. Hari ibintu bibiri turi buhangane nabyo. Turabanza duhangane n'imbaraga ziwanyu. Kamabwira imbaraga ziwacu. Ku myaka 19 niyo natwisemo mbyara 20 niyo mama yambyariyeho. Niyo yambyariyeho. Mama arongera abyara umwana wa kabiri w'umuhungu bamurikiraga. Ku myaka nakoze ubukwe 2010 ngenda uwo muri 82. Yego ku myaka nk'iyo nashakiyeho niyo mama yashakiyeho. Ikintu kucyumva imyaka nashakiyeho niyo mama yashakiyeho. Bivuga ngo iyo utaramenya imbaraga z'Imana hari imbaraga ziwanyu zishaka kukurindiriza uruhe nk'uko iwanyu warushye ubabare nk'uko iwanyu wababaye. Wibuke ko Rebeka yemeye ni wabo baremera ngo ariko musaza we na nyina bati nabe yirindirije. Undi arababaza ati murandindiriza iki? Yego
spirit iri muri wowe, umwuka uri muri wowe utanesheje imyuka igutinza. Uyu mugaragu niwe wavuze ati muranyerereza iki? Ntabwo ari Rebeka wabyivugiye. Bivuga ngo umwuka w'Imana ugukoreramo ugomba kurusha imbaraga ibigutinza. Urimo urumva ukuntu ikirere umuntu agica, uragica kandi ukaba uri standby yo gutanga igitambo cyose cyashoboka kugira ngo ugice. Niyo mpamvu umurokore utaba amaso, Imana igiye inyuraho asinziriye akayitegereza inyuma kandi yagiye kare. Amen. Haleluya. Umugaragu arasenga. Bashaka mubibutse ko mwese uko muri aha, mwebwe nta sengesho mufite ryabagererayo. Biri umuntu kumwe ngo ntiwasenga ngo ugezeyo. Waba uri umukobwa, waba uri umufemere, waba uri umupfakazi, nta sengesho ufite ryagerayo utihishe mu mbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera abashe kugusengera. Ni ukuvuga ngo mu isengesho ryose ujye usenga, jya ukuramo amarangamutima yawe, wohereze Mwuka wera kuvugire. Iyo Mwuka wera kuvugiye, ikimenyetso atanga gihura n'umutima w'Imana. Amen. Impamvu benshi batinze kubona abagabo nuko basengera mu marangamutima yabo. Ariko iyo usengeye mu marangamutima ya Mwuka wera, hari igihe amarangamutima y'Umwuka wera azatandukana n'ayawe, kuko Imana ntireba nk'uko wowe ureba, ireba bitewe n'uko yo ishaka. Hama uyu mugaragu ngo arasenga, aravuga ngo mpagaze ku isoko aho abakobwa bose bari muri bajya kuvoma. Amen. Umukobwa uraba wujuje ibi. Yavuze ibintu bikomeye. N'abakobwa mumugezaho, n'abakobwa mugezaho. Bana navuze hejuru kuri va kuri 30 sibyo n'abafiyeme. Nari muzi ko harimo bimwe bikomeye mwanyuzemo, amaso yanyu abereka ko bikomeye, bituma muharenga kumva ariho hari igisubizo. Gasubiremo. Hari ibisubizo byaje, hama umwuka ukurimo kwereka ko bikomeye. Urebera mu maso yawe ubona ko bikomeye, urebeye mu marangamutima yawe ubona ko bikomeye. Ntiwabiha agaciro, rimwe na rimwe ibisubizo byawe bigenderaho. Uzi ukuntu uyu muntu bamwatse ibintu bikomeye, ngo umuntu uri buze kunyuraho ngo agahita amusaba amazi, ngo ntasubize ngoma, ngo agahita avuga ngo nuhira n'ingamiye. Ariko uyu mugabo yari azi kugerageza. Bavuga ko ingamiya niyo wayiha ikidomora ngo cya verite ibitarashira inyota, none uribaza ko guha izo ngamiya amazi, inyota igashira kuri izo ngamiya, none uri gukoresha ikibindi. Ikibindi si kimwe, urimo urakoresha ikibindi. Kandi kera nujya gushaka ahantu amasoko yabaga, rimwe na rimwe uzasanga yarabaga mu kabande. Uribaza kuzamuka uhereza ingamiya, ugaruka uhereza ingamiya, ugaruka uhereza ingamiya, umanuka uhereza ingamiya, umanuka uhereza ingamiya. Ingamiya igashira inyota, hakaza indi, hakaza indi, hakaza indi, ngo waraba ari we wanjye. Bizamemera ngo mundebere umubwire ngo ubwo niwo guye ku kizami. Uzitwara abakobwa benshi bava kuri ibyo bizami, si bahari? Buri muntu wese yaza
akamushakira mu cyo bashaka, kandi rimwe na rimwe icyo wowe ushaka si cyo Imana ishaka. Ugasanga biragutindije kugira ngo uwo muntu azaze umubone imbere yawe, bizagutwara imyaka, rimwe na rimwe ukaba wanapfuta amaboko. Uretse guhaguruka ugasenga ivuga ngo Mwuka Wera menya ibindimo huzuremo ibyo Imana ishaka. Uyu mugabo atanga ikizaba, ntabwo yavuze ngo amaso, ntiyavuze hips, ntiyavuze taye, ntiyavuze uvuka, yaravuze ngo uri bumpa amazi yo kunywa, akagaburira n'izi ngamiya zanjye nazo zikama zigashira inyota, ngo araba ari uwo nguwo. Kumbe wasanga utinze uri gushaka ufite inzu ye, kumbe wawe nawe ategereje ko wubaka. Nguzashaka ngo ufite doktora, kumbe nawe uwo muzabana nawe uwo mubare niwe afite. Mumbwire ngo banze imibare ufite nawe ari afite. Imana twakurikiye ntigendera mu mibare. Kumva mukwicaranye mubwire ngo kubita hasi imibare hakora umubare w'Imana. Kubita hasi imibare, ibiharuro, kubita hasi ibiharuro hakora igiharuro cy'Imana. Njyewe benshi bazize ku mwami witwa njyewe. Njyewe kandi wijwe n'ugasenga, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe muri iyi si nk'uko tuvuga ngo reba uriya musore yewe, kandi ugiye kuvuga ngo ibyo ushaka. Amen. Noneho Imana imfashe abantu baze kubyumva neza. Hari bakobwa, hari umuntu ureba ukavuga utereka mubwire si ukurushya ariko uri mubi. Hari umukobwa ureba ukavuga ngo Mana mbere yo kumvuga babarira iki cyaha ariko ni mubi. Noneho abo benshi badafite ibiharuro kandi bazi ko ari babi ntibajya bahirwa. Nibahahera iyo ahuye na Claude akamubwira ati wa mbere umugore ahita amubwira ati redi nawe, kubera ko atigeze ahura na benshi. Rimwe na rimwe bajya bavuga ngo abeza bararuha. Yego, abeza nibo baruha, kubera ko abeza bahora bahiga ibyiza gusa. Hari igihe ibyo byiza atari ibyo Imana iri gushaka, bitewe n'icyubahiro iri guhiga muri wowe. Igira ibi bidashoboka ikabihuza nawe kugira ngo izagaragaze gushoboka kwayo. Rimwe na rimwe tukagira ibintu twirukana kandi byaje n'ibisubizo. Yego, bitewe n'amarangamutima yacu, bitewe n'ibyifuzo byacu. Uyu muhungu arasenga ahura n'umukobwa wamaze kwemera. Bamurebye ukamubwira ngo wamaze kwemera, urumva waremeye. Ahura n'umukobwa, ariko uyu muntu yari umugaragu, sibyo? Uzi umukobwa babwira ngo databuja tugenda kwemere, ati ndahari. Ntazi niba bamusabiye ikimuga, ntazi niba bamusabiye ureba, ntazi niba bamusabiye ugenda, ntazi icyo bamusabiye. Ati ariko uragenda? Ati ndagenda ye, ndagenda. Muramburiza ibyo kugenda, ndagenda. Basaza be bati ariko yabaye arindiriye ahari tukajya kurunguruka. Ati muntindiriza iki? Ndagenda. Nimwumva ko uyu mukobwa yari yarambiwe iwabo.
ushaka umugabo arambirwa aho hantu. Amen. Debora aje kubashuka, barabashuka ahubwo arimo, sindi kubashuka. Amen. Imana yari yarabwiye umugabo mbana nawe, iramubwira ngo nzaguha umugore uzakorera isi imumenye, uzankorera. Uwo mugore uzakorera isi ikamumenya, uwo mugore azaba akeneye. Ndetse abantu barebera mu mubiri, isi yaraje irangenesha. Yego, urumva umuntu wagenda isi yose ikamumenya azaba akeneye. Isi se bayigendesha amaguru. Ntumva ko uwo muntu uzagenda ku isi akize. Yego, nshatse kuvuga iki? Kigerageza ugera ukakirakarira. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyo nemera ni kimwe, nta kintu na kimwe twe twicaye aha, nta kintu na kimwe kiba ku muntu Imana itagifitemo inyungu. Gutinda gushaka kwawe, kubyarira iwanyu, kuba umeze gutyo, wowe ushobora kuba ubibona for nothing. Imana nta kintu ishorera ubusa. Ntacyo iri kugira gute ishoramo ubusa ikibaho. Hana yatinze kubyara ikabyara Samweli. Yego, Sara aratinda ikabyara Isaka. Gutinda kwa Sara hari harimo sekuruza w'amahanga. Haleluya, amen. Uyu munsi ndashaka kuvuga ngo gutinda gushaka kwawe ntabwo ari igihombo ku Mana, ndetse nta nubwo ari umwaka, ahubwo ni igisubizo. Ahubwo unyemerere uyu munsi tubwire Imana itangire gukoresha iki gisubizo. Ishaka ko ari wowe ubanza ukakira ko gutinda kwawe atari umwaka, ahubwo ari igisubizo. Abakubwiye ko watinze sibo bakuzanye ku isi. Abakubarira iminsi ntabwo bazi iyo uzamara. Yego, abagutega igihe ntibigeze bategura icyo uzabaho. Uyu munsi usubiza igihe, wabwira ngo gutinda kwanjye nicyo gisubizo cy'Imana. Imana ntiyambwira ngo bwira abantu andi mahirwe itarayampaye. Imana ntigukirisha icyo itakunyuzemo. Imana ntigira ikaye n'ikaramu. Ishuri ry'Imana ni ubuzima. Yego, ishuri ry'Imana ni ubuzima. Ntabwo ishuri ry'Imana ari degree. Amen. Kabiri, Imana ntigira ikimwaro, ntikorwa n'isoni. Ni ukuri, ntikorwa n'isoni ngo bazakujyana ku myaka 40 nta soni biyiteye. Itegereje umunsi ikigushaka bizakibona. Watinda, wagira ute, icyatumye gutinza ni wowe uri bugihe ishuri. Numara kukimenya irakujyana. Amen. Imana igitinza umuntu kubera icyo we yiyumvamo. Icyo agize ate? Iyo umaze gusenya ibyo wiyumvamo, Imana izana ibyo yo yiyumvamo muri wowe. Amen. Izana ibyo yiyumvamo muri wowe. Umuntu wa mbere uri buze kwisenya ni wowe. Amen. Ukubita umwuka witwa njyewe, n'ukubita umwami witwa njyewe, haraza ubwami bw'Imana muri wowe. Mu gihe umwami witwa njyewe agihari, wari uzi ko Imana itajya ibabaza umuntu wayiteka? Urabizi? Imana ntibabaza umuntu wayo iteka. Amen. Haleluya. Kubera gutinda ku muhanda ndimo nakora umwuga w'uburaya. Yambere iturufu yo gutinda mu rugo, yo gutinda he
abantu bose barahagurutse bavuga ko nta ndaya yubaka. Yego uriya nta rumaramo kabiri, reka rya hage gusa urebe. Noneho kubera ko abantu bose bavuze ngo ntayubaka, umva nihingamo kubaka. Bivuga ngo iyo naca hariya hantu banarasubiye inyuma. Ariko ko niteguye abantu bose ko bagiye kuvuga ngo twari twabivuze ngo nta ndayubaka, naremeye nishakamo impamvu yose yo kubaka. Bituma ibyari muri njyewe bimenagurika kugira ngo biri mu bantu bitabona ijambo. Amen. Nshaka kuvuga iki? Imana ntiyatinze kuvuga urugo for nothing. Imana yatindijwe n'impamvu yayo. Icyo nge nawe turi gukora uyu mugoroba ni uguhendahenda impamvu y'Imana, hama impamvu zawe zikamera, impamvu zawe zigasenyuka. Kubera ko nukomeza guhagarara ku mpamvu zawe urahera iwanyu. Nukomeza guhagarara ku mpamvu zawe, rero iyo ndi kuganira sinitaye ngo ni umubyeyi cyangwa mumbwire ngo impamvu zawe zaraguhombeye. Urebe neza umubwire uti zaraguhombeye. Hano twese duhuje urugendo, ongera umubwire ngo ukwihagararaho zaraguhombeye. Turabyemeranya ibi ngibi? Turabyemeranya? Nyamara Imana igiye kutwitaho. Nyamara muraje mu ntumire mumamaye ubutashye. Nyamara mugiye kumamaho igitondo n'ikigoroba. Amen. Imana ntitabara umuntu utarajanduka mw'abantu. Debora navugaga ni wamishira ijoro. Wamishira ijoro nashaka azabona umunyonzi ariko amishira ijoro. Nsenya za mpamvu z'amajipe intabaye ntiyamu umunyonzi mu mumotari, ariko nibura impamvu zanjye zari zimpombeye. Amen. Haleluya. Imana icyo nemera ntabwo yigeze guhamagara nk'umuturanyi we wanyu. Sibyo? Nigeze naguhamagara n'uwo muririmbana. Yaguhamagaye uri inike. Uri inike imbere y'Imana, ibyawe ntabwo bizasa n'iby'undi. Amen. Umuntu nakubwira ngo waratinze, umubwira ngo icyakwihutishije nicyo cyabindije. Iyo twakurikira inike numva nta mpamvu, umva ikintu kibica ni uguhura n'abagusenya ukisenya. Wego nizere ko uyu mwaka ari ubukwe ngo shaka usaveye, wumva ukuntu wirangije. Ufite utaho utarabitegura shaka uyu mwaka ninjye nawe. Ngo na n'ubu se tihajya nari nakubwiye ryari. Amen. Wowe wenyine ni wowe uri bwihagarare wiyubake wenyine. Na n'ubu nta musore urakubaza ati baruzuye, kandi urabizi ko nta n'uheruka kukubaza uko witwa. Na n'ubu ntabwo uti baruzuye, bareme baruzuye. Amen. Ibi nabyubakishije abakobwa barimo barakora amakuru y'igitondo n'ikigoroba. Kwihagararaho. Kabiri ni mwinjira iwanyu, mujya kujagajaga iwanyu ngo musaza we ngo na nyina. Uribaza nyina agize amahirwe abonye umukwe ngo naba arahakora ikiza. Mwabakobwa mwe, mwabafiyemere, mwinjira iwanyu. Mwinjira iwanyu, ntimwibabarire. Wongere ufate umwanya ubasubire ubige. Hari igihe bitari buze gusa nk'ibyo urimo, ariko ubona bifite isano. Winjireyo umenagura utababarira uwo mwuka.
uyu mwuka uriya mukobwa iyo atagira umusore wuzuye gusenga yego uriya mwuka uba waratindije uriya mukobwa iwawe. Kandi wibuke ko Aburahamu yahaye igihe uyu mugaragu, aramubwira ngo nugeze iki gihe utanzaniye umukazana urahura n'ibibazo. uyu mugaragu nta gihe yari afite, urabyumva, nta gihe yari afite. Wa mwuka wa musaza we na mukuru na nyina ushaka gutinza Rebeka kugira ngo uyu mugaragu yice itegeko. Yego uyu mugaragu iyo yice itegeko, Aburahamu yashoboraga gushaka undi mukobwa hafi. Muracyumva? Kuko Isaka yaragiye ku rugamba kandi atagomba kugenda adasezeranye. Babyumva? Bivuga ngo iyo haba ereri ntoya ituma uyu mugaragu yica itegeko, yari kuzatwara umukobwa agasanga hinjiye undi. Ikintu muri kucyumva? Hari amategeko aba muri twebwe ajya atuma badusimbuka, ajya atuma dukererwa, ajya atuma dusinzira igihe cyo kurebwa, ajya atuma igihe cyo guhura n'abasore imvura igwa. Urabyumva? Ajya atuma ahora atwereka ko igihe cyacu kidahari, ahora atubwira ngo kererwa, uretse gato, sigara gato, ukajya ugenda mbere y'igisubizo cyangwa ukagenda nyuma y'igisubizo, ukazaguma muri ubwo buzima uriho urazira iki? Amateka. Ukene cyangwa ijoro toya amaso mu yanjye ahora atonyanga amarira, ndakubitwa mu mwuka, ndakubitwa mu mubiri, ndakubitwa mu mafaranga, ndakubitwa. Uba bene wacu barankubita ibigambo, abarokore bankubita ibigambo, abashumba bankubita ibigambo. Ndi kurwana n'icyobo abandi bahezemo. Udafite imbaraga z'umwuka wera, social media uburyo ziba zivuga, social media niho ziba zandika. Hari ibintu urwana nabyo ko muri kurwana n'amaraso agutemberamo, ugakoresha ibishoboka. Umva mubwire, aho hantu umuntu ahasimbuka iyo yemeye gupfa. Udapfuye mu mwuka, ibyo bita gupfa, ntabwo aho hantu hasimbuka. Udahagaze mu mbaraga nk'iza Pawulo yavuze ngo mbireba nk'utariho nabyo bikandeba nk'utariho, ntabwo hasimbuka. Iyo uhagaze mu nyungu zawe ntabwo hasimbuka. Uhasimbuka iyo uhagaze mu nyungu z'Imana gusa. Nahagararanye n'Imana ivuga ngo Mana, amaraso ntabwo ari burusha imbaraga ya Yesu. Amen. Haleluya. Hari igihe upakara ku myaka 40 ugashingira, uwo mwaka iyo utawubagiye ibisiga. Hari igihe waba adapagara ariko akarwaza cyangwa ukamujegeza. Uyu munsi nimo ndavuga ngo nimurebe gusa ko gutinda nuko muri babi, ko mwese uko muri aha muri beza. Ntabwo mutindijwe n'ubuswa, muri abanyabwenge. Ntabwo mutindijwe n'ubupagani, murakijijwe. Ntabwo mutindijwe n'ibyaha, basanga ntabyo mufite. Ariko hari igihe amaraso abahambira. Aho navuze ayo kwa nyoko harimo n'ayo kwa so, ariko winjire ubinjiremo utabababarira. Wabwira uti murandekura cyangwa ndababaga. Waravuga ati kubundi mundindirize, igihe nabakuburiye n'igihagije, igihe nabatekeye n'igihagije, igihe nabogereje n'igihagije, igihe nabanye namwe n'igihagije, murandindirize iki? Umva, ushakwe tingatinga murayizi? Tingatinga uyicareho ubagende hejuru.
ushaka intwaro uti utazi iyo ariyo, ubabwira uti murandekura cyangwa se ndabaca imitwe, murandekura cyangwa ndababaga intoki. Urwana intambara y'ikise, wigira icyihebe. Munyagagizi umubwira ngo va ku nseko wigira icyihebe. Mubwire wigira icyihebe. Mwaba mama bari aha mwe, mwaba mama mwicaye aha, nimuze kwibabarira ibintu byinshi wanyuzemo biri hafi yabo wabyaye. Utaza kwiha amahoro kubera ko umaze kugerayo. Nawe ubwawe uri aha ngaha uze kwisubiramo. Njye buri munsi iyo mfashe igihe cyo gusenga, mfata abana banjye nkabasubiza ku myaka yanjye 5, nkarwana n'umuzimu nahuye nawe kuri 13, nkagenda nzamura. Inzira wanyuzemo ntabwo iri kure y'aho abawe bazanyura, ntabwo iri kure. Haleluya. Ubinjiremo nyuma y'agakiza, nyuma yo kumenya Imana, nyuma yo kwatura, baba bagukunda batagukunda, winjire mu maraso yabo, winjire mu maraso yabo, winjire mu maraso yabo. Iyo ni kimwe. Kabiri, niba gutinda aha cyane, bapfa akazi sindi butinde cyane. Kabiri, hari iyindi spiriti. Mu zindi spiriti igitugora twese hano, Imana yamishuriye imwe. Tujya tugorwa n'umwuka. Ababyeyi bacu baricaye, tubageramo turi impanuka. Uzi impanuka ni igihe se yabwiye nyoko ko adashaka kubyara, akamutungura akakubyara. Waje uri umwana w'impanuka. Uyu mwana w'impanuka ntajya ajya muri tretoma z'abandi, ahora yirwanaho. Yego, uyu mwana w'impanuka iyo atazi kwinjiramo ngo yisobanukirwe, uyu ni umwuka ujya ukurikirana cyane abana bavutse ari ibinyendaro. Iyo utawuzi cyane nawe ujya ubyara ibyo binyendaro, kumbe ni wa mwuka w'impanuka uri gukurikira abana. Yego, uyu mwuka ujya utuma uvuka isi itagushaka. Iyo udasenya icyo kirere, abantu mugendana bose baba batagushaka. Uyu mwuka ujya ukurikirana umwana w'umukobwa wavutse iwabo biteze umuhungu. Urabyo, papa na mama bakarema umuhungu, baramurema kubera ko babyaye abakobwa 3, bakarema umuhungu. Rimwe na rimwe icyumba bakakigira blue, imyenda yose ikaba blue, ukabatungura ku munota wa nyuma ukaza uri agakobwa. Nanga Fransa ariko burya ashaka umuhungu ushaka. Utarasenya iki kirere, utarasenya iki kirere, kijya giteza abahungu kutakwiyumvamo. Kijya gisenya kuko wanyweye ikintu cyitwa umuhungu, ukurira mu byifuzo by'abahungu. Uzajya gusanga uwo mukobwa ujya ubona ntashaka gukina n'abakobwa. Yego, ntashaka gukina n'abakobwa, ntashaka imyenda y'abakobwa. Abakobwa aho bicaye ntahicara, iyo baririmba ntafashwa. Imyenda y'abakobwa ngo iyo yambaye ntaberwa. Yego, none yakwigira hejuru akabona ni kama mbaya, agatangira gukunda abakobwa iminsi imugendanye. Arimo ararema ikirere cy'abakobwa kandi iminsi imujyana. Yabitewe n'iki? Yabitewe no kubyinira mu ngobyi y'abahungu atari umuhungu. Abiterwa no konka ikirere cy'umuhungu atari umuhungu. Yego, kugira ngo abahungu
gihugu bazajya kukwiyumvamo birajya bitinda. Amen. Haleluya. Iki kirere kijya gituruka ku babyeyi mbere yuko batubyara bajya kuraguza, tukavukira ku yindi myuka. Mubizi ko abakira babikoraga, tukavukira ku yindi myuka, nyuma tugakora isezerano na Kristo. Yego ya myuka ikajya ishaka kudukontorora kubera ko twayanze, ikaduhora guhora idufungira amayira. Ihora idufungira amayira kubera ko icyo badushakagamo ntabwo ari cyo bari kutubonamo, bakadushakaho guhora batubabaza. Yego ibyo so na nyoko bimutemberamo cyangwa bigize biti, ntugomba kuba victime y'amaraso y'uwanyu. Amen. Ubideklare, ntugomba kuba victime yabyo mu izina. Amen. Iki ni cyo umukobwa witwa Rusi yakoze. Yaravuze ngo ntabwo nkiri ubwoko bw'iwacu, ndaba ubwoko bw'iwanyu. Ntabwo nkiri gitaka cy'iwanyu, ndaba igitaka cyaha. Biriya nibyo bita kwisepara. Yego arisepara. Iyo atabikora yari kuba nka Orupa, imbaraga z'iwabo zakuruye. Ariko yarisepaye. Yego aranabivunikira, aranabihakirwa. Ahumba kandi akiri inkumi, avunika ari inkumi, ariko arimo aratereta icyo kirere ngo kimwemere. Ikirere ni cyamwemejwe nuko ari umukobwa mwiza, cyamwemejwe n'imirimo yakoze. Kirere ntabwo kiri bubemezwe nuko muri beza, kirabemezwa n'imbaraga muri bushyiremo. Amen. Usenya umwuka wa njyewe, usenya umwuka yose, ukajagajaga iwanyu ugasenya. Waba ugiye mu isi y'umwuka barokore, ugakunda Yesu, ukomatana nawe. Yego kavuga utaho data atari ndahajya. Wibuke ko Rusi yavuze ngo ngiye guhumba. Nyirabukwe aramubwira ati mwana wanjye ugiye he guhumba? Aramubwira ngo ngiye gushakashaka, ngo ariko nze gushaka uwo ntibugirireho iki? Umugisha. Nicyo cyizere. Kabiri. Muri Rusi kabiri. Rusi w'umunyamwabo kaza abanyanawomi ati ndekura ngende. Ndekura ngira gute? Ngende. Fata umuntu, usanga umuntu ufata gato, tujye mu isi y'umwuka. Mufata intoki, mufata yego. Buri muntu arumva hari umuntu bafatanye. Yego tujye mu isi y'umwuka. Vuga uti ndekura ngende. Zamura uvuge ngo ndekura ngende. Ndekura ngende. Uyu mukobwa yategetse imyuka iri muri Rusi, muri Nawomi, kuko Nawomi yashakaga ko Rusi aguma amukorera. Rusi agumya kujya kumuhingira, Rusi amushakira ibyo arya, Rusi amushakashakira. Iyo utarabimenya, hari abantu baguhambira kugira ngo ukomeze ubakorere, ukomeze ubambarire, ukomeze ubavunikire, ukomeze uhembe ubakorere. Bwira umuntu muri kumwe ngo uyu munsi Imana igukure mu nyungu z'abantu. Imana igukure mu nyungu z'iki? Z'abantu. Umusore arahaguruka akavuga ngo ntuzashaka. Imana igukure mu nyungu z'abantu. Umuntu araguhambira
babibwira abantu bakaba umva uyu mukecuru akurura inyungu. Yarabonye kuri mukobwa asigaye ahumba akazana byinshi, yarabonye ko ari umutekera, yamusubije agaciro. Hamubaza tugiye, umukobwa agira ati ndekura ngende njyewe nigendere njye gushaka uwo ndibugirireho iki, uwo ndibugirireho ubuntu. Yego gasubiremo abakumva abariyana umati ndekura ngende mubibuba mbumbe muduhunga muri kiwongirira ubuntu. Haleluya. Genda mukobwa wanjye. Amen. Urabyumva? Genda mukobwa wanjye. Kubera iki? Yarabonye ko amara amaje. Uyu munsi ndashaka umara amazi udafite imbabazi. Uhagarare mu isi y'umwuka umara amazi. Uhagarare ubwire abo kwa somo none ndategetse mu ndekure ngende. Ubwire abagabo mwakundanye uti mu ndekure ngende. Ubwire abo mwaryamanye uti mu ndekure ngende. Mu ndekure ngende njye gushaka undi uri bungirire ubuntu. Mu ndekure uyu munsi imyuka yose kurekure. Mu izina uba bose arakuzirika ukabona yuko nugenda azahomba. Ibintu byose bikuzirikiye mu nyungu zabyo zikureka urugendo. Bikureka urugero ute ugende. Haleluya. Bikurekure akajya guhambira ngo nugenda ntazabona undi mukozi. Ugasanga umugabo wawe abaye tazinisha bakaguhambirira inama ukomeze ucuruza uturayi twawe bakureka urugendo. Aravuga ngo mva wa mubyeyi we narakurwahije aho bigeze ndekura ngende wicara uvuga ngo wamyuka y'iwacu we ndekura ngende, wamyuka yo kwa data we ndekura ngende, wamyuka yawe ntuye we ndekura ngende. Igihe kirageze ngo nshaka uwo ndibubonereho umugisha, nshaka uwo ndibubonereho iki umugisha. Umwana w'umukobwa arireba akavuga ngo ni ndongorwa mama azasigara ate. Ugasanga we ubwe yarihambiriye ugasanga yihambiriye ngo bakuru be bakure, barumuna be bakure. Ugasanga yarihambiriye ngo nzabashaka batoya banjye bakure. Iyo myuka yose ni kurekure. Ntabwo uri nduhira abandi, ntabwo wavukiye kuruhara abandi, ntabwo wavukiye gupfira abandi. Imbaraga zikuboshye zose nizikurekure. None avuga ngo mundekure ngende. Izo mbaraga zikurekure wigendere. Wari uzi ko abashumba bakuzirika kubera ko babona ari wowe uririmba neza? Bajya babwira ngo ikirere cyaza ngo mani ngo muhere umugisha kuri aka gatuta. Ako niko kabaho konyine. Bakurekuye ukajya no ko muri Australia kwabo ntuhaboneye umugisha. Ngo nava kuri iriya sente ngo ninde uzahajya. Uriya mukobwa ngo muhere umugisha aha hantu. Aho niho hari Imana honyine. Ugasanga abantu barabaririmbira baratabarwa, urabaririmbira barabohoka. Iri kubabohora we ni kubohora. Nibakure ku rugendo. Ariko muri kuryoherwa cyane. Haleluya. Muri kuryoherwa cyane. Umwuka wari wo wose ubwira ufite nta soni ndekura ngende. None asingishaka nizinde kure ngende. Hari n'igihe utaba ubizi mama, ndikubwira mwebwe wapfakazi, hari igihe utaba ubizi umwana wawe yarakurira igishyika kavuga ati mama nambura arabahate. Ugasanga yabibitse ahantu, mama muziture yigendere. Abana b'abapfakazi bajya bava muri iyo mitego. Yatekereza ko akunda nyina uburyo amukunda, agahora ashaka umusore uzamuruhurana na nyina. Mu cyifuzo cye yabona umugabo ntamubonemo ibisubizo bye n'ibya nyina. Sibyo? Wakihambira mu mwuka. Mama ajya mu mwuka, uwo mwuka uwuca umurekure yigendere.
uyu mukobwa wibuke ko ari we wihambiriye. Nimwibuka ko ari we wihambiriye? Simubyibuka? Nimwibuka ko Rusi ari we wihambiriye? Aravuga ngo winyingingira kugira gute? Kugenda. Imana yawe izaba Imana, ariko ashize ubwenge ku gihe bigenda bite? Yabivuze mu marangamutima, ariko amaze kurambirwa aravuga ngo mukecuru, dore igihe wamfatiye ndekura, dore igihe wanzirikiye ndekura. Ntabwo yari yarifuje kumusiga, abona ariko agiye gupfa nabi. Ati igihe kirageze noneho nshaka uwo ndi bugirireho umugisha, kuko wenda ndagukoreye ubundi ntuzanshaka nta mugisha wanjye ukuriwe. Kandi wibuke ko uyu mubyeyi yabimubwiye kare, aramubwira ngo mvaho kare ugenda ushaka undi uzakuraho umugisha. Ariko umwana kubera kutamenya n'igishyika n'agahinda ubwo arihambira. Urumva? Ariko igihe kigeze aranihambura. Arihambira agira ate? Arihambira. Igihe kigeze agira ate? Abakobwa babyaye iwabo bajya bihambira ngo nibatabona abagabo bakundira abana. Ihambure ntibazigera babakunda. Mubwije ukuri kwiyomorera, nta mugabo uzakunda uwatabyaye. Amaraso si amazi, amaraso niyo ahura, ariko amazi n'amaraso ntibigira. Wikomeza kwihambira kereka niba ari uri bwiremere, ariko kamere iri ahangaha igikurura amaraso yayo. Abo bana biguhambira, wowe nubakunda bazabaho. Ubundi reka nkubaze, urabatereka kuri uriya mugabo yarabagutumye? Ese muzima yarabanze urabaha nk'umuntu w'abandi ngo bakunde? Ngo ngewe umugabo utazankundira umwana ntabwo nzabana nawe. Nibakure kure mwigendere. Abo bana ntabwo bazabaho kuko uriho, bazabaho kuko data yavuze ngo babeho. Imana nizi nzira izakora abo bana.